nongeye kubasuhuza none ni inono+tv nk'uko mubibona turi kuri sakura nk'ibisanzwe ni Kacyiru hepfo gatoya y'aho ambasaderi wa Amerika aba. Tuje mu gikoni agiye kutwereka ibyo chef ari butubwire ikintu tugiye gutegura. Tugiye kwinjira mu gikoni. Iyo tugeze rero mu gikoni nk'uko amategeko y'igikoni atubwira dukuramo impeta, ubwo ni amabiju yose umuntu aba yambaye, impeta, akazikuramo kubera ko mu rwego rw'isuku yo mu gikoni. Iyo tumaze kuzikuramo tujya aho dukarabira tugakaraba intoki, twamara gukaraba intoki tukabona kwegera umushefu akatwereka ibyo yaduteguriye. Iyo tumaze gukaraba intoki duhita twegera aho shefu ari akakomeza atubwira icyo tugiye gutegura. Tugeze rero ku mushefu tumaze n'iminsi tudaheruka gukorana, Chef Paul, amakuru? Ni meza cyane. Uyu munsi tugiye gutegura iki Chef Paul? Tugiye gutegura icyayi cyitwa spice tea. Icyo cyayi tugikoresha tangawizi, tugakoresha n'indimu. Hano harimo ubuki, ahasigaye twebwe tuburendinga tangawizi hano muri blender. Iyo tumaze kuyiburendinga duhita kuko ukoresha amazi. Iyo umaze kuburendinga nibwo ushyira mu isafuriya ugacanira, indimu uzikaniramo nyuma. Iki cyayi abantu benshi baragikunda kubera ko bajya banavuga yuko burango kuri grippe kirebaho cyane rwose. Iki cyayi iyo ukinyweye warwaye grippe, inkorora n'umutwe biroroha cyane rwose, biragufasha. Murumva ko ari igisubizo rero bakunzi bacu ba inono+tv. Twashatse noneho si ukubigisha gusa ibyo duteka, ahubwo twashatse noneho no kubereka noneho ku muti ku muti wa grippe, kugira ngo isaha n'isaha baramutse barwaye ni icyayi bahita bitegurira bari mu rugo cyane rwose. Ni ukuvuga ngo warwaye umutwe, grippe, inkorora ukagitegura udafite n'iyi blender, ushobora kuba ufite rape iyo ari yo yose ukaba warapa ukagiteka nta kibazo, birihuta kandi byagufasha. Murabyumva yuko rero ntago ari ngombwa kuba waba ufite blender, ubaye ufite rape isanzwe wakoresha rape yawe ukarapa ginger. Wamara kurapa ginger nyine ukavanga nayo mazi uko babitubwiye turi bukomeze kubona uko babikora, noneho rero ukabasha kuba wanywa icyayi kandi ukirinda n'iyo ndwara waba ufite ukivura. Ubwo rero tugiye gutangira tubikore. Tugiye gushyiramo amazi hano tuburendinge. Aho dushizemo ginger tangawizi yonyine. Ubwo tugiye guhita dutangira icyayi cyacu kukiburendinga. Turakomeza tureba aho turi bu burendingire. Byarangiye rero, iyo umaze kuburendinga hano, iyo gitetse hariya mu isafuriya gishya gifite ubukare bumeze neza cyane ku buryo bwakuvura ikibazo cyose waba ufite. Biba bisigaye ari umuti. Hano rero hasigaye ugacana, ni nk'iminota nk'itatu kubera ko umuriro urabona ko uri kwakira hejuru, bihita byihuta. Iyo tumaze kumenamo amazi hano dufata ya ndimu yacu iri hariya tukayikatamo kabiri.
ukatamo kabiri. Iyo Yego. utekanye indimu, iyo utetse bino bishishwa bitekeyemo hariya, cya cyayi cyawe kirarura gihita kimera. Ariko ibyiza ni ukukandiramo aya mazi yacyo y'indimu kugira ngo iki gishishwa kitaza gutuma birura. ushobora kuba iki cyayi kiba gikaze cyane. Cyane rwose, umuntu wese ufite ikibazo cy'umutwe, inkorora, giripe, iyo ukinyweye rwose kiragufasha bikagenda bikorohera, bikagenda neza. Umuntu agira indimu runaka bitewe na jinja yakoresheje, cyangwa ushobora gushyiramo indimu bitewe nyine n'uko wowe wumva umerewe muri rusange. ni ukuvuga ngo ntabwo bisaba kugira ngo ube waba ufite indimu nyinshi, ufite tangawizi nkeya n'indimu nkeya wabikora nta kibazo. nta mubare w'indimu. Nta mubare, nta kibazo. Noneho rero nka buriya biba bimaze kubira, uhita ushyiramo ubuki bwacu kugira ngo bibirane, noneho bize kudufasha kuba byakuvura. ubu ndibaza icyayi cyacu twamaze kugikora, ibintu byagenze neza. Ntago ngewe iki cyayi najyaga nyumva, ariko nari ntarabona uburyo ki nyine bagitunganya. ntago ari uburyo bukomeye, ni uburyo bworoheye buri umwe. kiba kimeze neza rwose. Ariko ndi kumva hatangiye kuza n'impumuro ukuntu. Aba ari impumuro ni iriya ndimu. Indimu iyo ihuye n'ubuki bigahura na tangawizi bihita bituma rwose imera neza, nawe ukayumva mu mazuru ko bihumura neza cyane. Birumvikana. Kiba gisigaye ubwo ni uku. Yego. ubwo ntabwo ushya. wirinda gufataho cyane kugira ngo udashya, kiba gishyushye ariko yego gake gake kugira ngo utaza guhura n'ikibazo cyo gushya. murabona bahita bayaruriramo hano, nubwo ni ukuyarura bayishyiramo kugira ngo babashe kuba ukuntu bari bubishyire umukiriya cyangwa se uyikeneye. sitasiyo yacu iba yarangiye, igisigaye ni ukuyiha uba yayidusabye. ubwo ndibaza ko biragaragara. kino cyayi rwose kiba kimeze neza cyane kuko iyo udafite ubuki ushobora gukoresha n'isukari. ugashyiramo agasukari hari usanga nko mu rugo ushatse kugikora wenda nta bushobozi bw'ubuki ufite, ushobora kwitabaza agasukari, nta kibazo, nabyo byakuvura. cyayi gihumura cyane. ubu no ku munwa niko biba bimeze. niko biba bimeze rwose, kiba kimeze neza cyane. ubu twasoje rero icyayi cyacu, umukiriya agomba guhita agifata. Ni icyayi kiryoshye bateguye. Ndeba icyayi murumva yuko nari mfite akagiripe, ariko nifuje nanjye kuza kunywa kuri iki cyayi nkumva ukuntu kimeze. Gifite ubukare bwinshi, gusa ndabashimiye cyane kandi mbifuriza ko namwe iki cyayi mwazakinywaho, cyane ku baba bafite ibibazo bya giripe, kuko bakindangiyemo umuti. Chef Paul, wakoze cyane. aha nta handi ni kuri Sakura Kacyiru. Muzahagere, muhatemberere, murebe, hari abashefu b'abahanga cyane kandi bashoboye. Ni ikaze rero kuri Sakura Kacyiru.
ni inono+tv, ikiganiro nta kindi n'indyo ibiryo mu buzima. Mbifuriza kunezerwa, kwishima, Imana ibaho umugisha. Ciao.